buriya rero ni ukuvuga ngo jewe nawe nisi nubwo kameze gute karyoshe jewe mbona navuze ni rero umuntu wanje ntabwo nabyemera ko nzari mwito ngo nane mbona nikamukura aga surprise umva ni inkuru nziza na n'uyumva urahita uvuga ati sinanje mfite umugabo wagira nta nubwo coga niko uri kwigira neza kuki ugiye nta kintu mbwiye urajya sibo mubwire ariko kuki usigaye uranca amazi cyane ra ni ukubera iki mbere yuko umbwira ngo ni kuguca amazi si wabuze iki hari ikintu ndi kwibazaho amafaranga y'amazu amafaranga ava mu bintu hirya no hino twashakanye uwo yarigishirije he ko ntayo mbona ndashaka ari amafaranga dukodesha amazu aho uyashiraga genda yashaka amafaranga rero ntabwo ari cyo kibazo kandi mu nzu barayanyishyuraga ariko ahita aja mu bindi bintu amafaranga ushobora kuba yajanaga mu bandi bagore nta kindi kintu wambwira ngo yakoreshwa ko ntayabonaga muri ino nzu amafaranga yagiye hehe yashiraga he yabikagayo ufite banke ntariho ufite agatabo ntariho ntari umwishingizi cyangwa buriya rero ibyo kumbwira n'amafaranga ntabwo ari byo kibazo kandi ukaba uri no kundusha n'umujinya ibyo uzabimbaze witonze utujije ubimbaze witonze kandi ikindi kandi ngiye ku kazi ubirigwe neza urafatana uyu munsi mutanyereka aho yari Birihanze uranya kuzishaka ese birihanze ndi kuhamagara n'unyitabe ndi ko kwitaba kugira ngo nitabira hirya ndi kumva jewe biri kuja biri kure cyane nakumva se witaba nitabye ese wahishiye ariko biri hafi uzoshoboye ntangane ubu ni gutunganya twese kugira ngo mbere ko byatabisha ariko mu karere ka 50 n'igice biraba byemera ese ntawe ibiro byanze ubona hano uzibazo duhuraga nabyo ariko shawara na hombe ese kandi igihe ubonye guca wanatembera ukabona nk'icyana ciza ukabona gatuvuta bimeze neza ariko gusa iyi si hano hanze kuno tumeze ube nawe nta gucumurana ubwo wasanga uri umwere wasanga nani byaha wigiriraga nawe twe turanabibaga tugacumura ari ibintu bisharana hari ibintu ureba abantu wamura kubareba ukabona uti buri abantu bateye kuri nyine urebye nyine ntabwo biba bishamaje cyane kubyo bavuga ngo ni byiza nshaka wazibera muto cyane ese ubana kujya ubana izuba cyangwa nta mwana ese ubwo kubyumva imvura dore igiye kuza ahubwo uretse mwoganze nkwereke sibyo
nkuzaniye iki sambye ko ushonje se oya ntabwo inzara yakubye cyane yewe buriya rero ni ukuvuga ngo jewe nawe n'isi nubwo akameze gato jewe rero navuze rero umuntu wanje ntabwo nabyemera ko inzara imico mike nanjye mba navuze nikamukorera agasiripurize nuko nari navani ewana ntabwo kujya vuba vuba gusohoka amazi ndakandi niwe nakaguriye reka njyewe buriya reka ndabashimira cyane buriya nari ndi mu buzima bubi muramfata muranzana nanjye niyo mpamvu nanjye mwituraniye neza sibyo ko wa mukobwa wundi mbonaga nyine ari danje ariko nawe bizagira aho byemere bangana ute wowe nguwe ha musini muranga ubu yabaye ikintu kinini uzasura muteretana igihumbi byihorere naka kagusigira waguze ibintu byinshi waguze ibintu binini ntabwo ari cyane rwose no kugira ngo ibyiza byose biryoshye bivuga ko numva ngo abakinnyi bakunda ibyiza ubu nawe urumva ukuntu karyoshye nawe kumva ese utari kurya maze rero dore ngiye guteka vuba sibyo noneho wowe usigaye nyine uri kumva ko nta kibazo urumva nazo gukina bishana kwakuruza uyu sibyo ubwo nta kibazo sibyo rero bose nazanye urupapuro kugira ngo babakire batumije ibintu mu mahanga nazanye kugira urukinye nyine itenza kubibanya bibaza turebe sikeli kuruza ababundi baracarina baracyari nawe bategereje nyine kusinya ubundi ngahita mbibashyikiriza bakira nyine bashikiriza urabona mbese kampani birimo biragenda neza cyane umva kampani iri kugenda neza nta kibazo ariko nyine urebye ikibazo harimo ikigo cy'abakozi bakeya kuko urebye nta bakobwa benshi barimo bosi buriya ujya ukazana bya bikobwa bifite nyashyi twaza turakora dufite morali umva ibintu byose byagenda neza ino si kaza nkubaze umuhungu wawe urabona ko umuhungu wanjye kuko ukora neza sabe yego ukora neza ndabyumva ubona afite nyashyi kugira ngo tubazane muri kampani yacu kugira ngo ubone bwatera imbere nabyo ariko nyine ubazanye urabona harimo abakobwa bakeya kandi nyine urabizi ibintu bigezweho mu industry y'ubu ngubu ugenda baranze abakobwa abahungu urabona nyine uzanye nk'abakobwa bafite nyashi byarushaho kampani yacu byarushaho kuzamuka kuko twaza turakora tukumva turi muri morali nyine urabona ubu ngiyemo abantu b'abakobwa none byahita birushaho urumva ko nimba twakoraga turi abahungu 5 ugashyiraho n'abakobwa nka 3 byarushaho kugenda neza ubu barimo abakobwa bangahe harimo abakobwa harimo umukobwa umwe gusa umwe ese wa mukobwa se kujya mbona akora ibintu neza cyane wumva aramukunze wumva muhaye vibu ntabwo uzi ukumva ntawandikiraho ngaho ya bosi nyine ako kantu gatekerezaho neza kuko nyine njyewe ku giti cyanjye mbona aricyo kintu cyabasha kuzamura iyi kampani yacu okay yamba ishusho umeze neza cyane wowe se umeze ute
wabiretse njyewe ndagukumbuye cyane ku buryo utabyumva. Ni ukuri cyane ibintu bikumbuye ibindi. Ubwo se ako kazi wakora karuta umukunzi wawe ubwo kaba ari kazi. Ndabyumva kaguha amafaranga ariko cyane cyane ugomba kwita ku muntu ukunda. Uyu munsi ndumva ngukeneye cyane. Mvira saa 8 kandi nkubwira ngo izi saha ngenda gukeneye. Saa 8 ariko sinakubwiye ko ngewe nabyanze. Ngenda shaka amasaha ngiye nguhamagayeho niyo masaha gushaka. Ikintu kitagira disipurine waje kuja gukora iki hano kubera icyo uri kunyumviriza ndi kuvugana n'umugabo. Mbese njye ndi kuvuga kuri telefone. Wanyumvira no mayina rwora njyewe ntabwo ngushaka genda ndi kuvugana na Sheri kandi ntabwo nshaka kugira ngo mvuge turi kuvugana. Yesu wanyumvishije n'ibitumye nzaha. None se urambaza iki nyine wowe? Nakubaza iki? Nkambaza iki nyine? Wahugutse sinkubaza. Mbaza nyine njye mbaza ndiretse kugusubiza. Naje kutomba. Nikupe? Rebera uburyo cyambaye. Rebera ariko rebera nuko hambiza imishumi. Wowe uri kunyigeranya mu kubera. Ngashaka guhombanya. Kuki wigereranya? Urabona ibebe nkanjye uri kuza kubaza ubusa wambaye gucya ariko mana isi nkuru rwavutse ndebera. Ubwo n'uwo no kumutekera ta. Njye Sheri turi kuvugana ni umusore mwiza cyane ntabwo ameze nkawe. Rebera. Ntabwo ufite. Mbese ugiye gukora ameze nabi. Rebera urusura wagira ngo uri inkuba yo mu kiyaga ariko mana ariko kugira igikara cyane. Okay. Uraka nkubwire rero wa mukobwa we. Muri ubu buzima turimo. Uko umuntu yaba ari kose aba ari umuntu. Nanjye uwo nguwo rero nanjye naho nanyura atanyura. Nuri kuvumbura. Ubu ngiye kundusha mu kanya nginze nteke noza amadongo hari urabyikorera. Nuri kuvumbura. Ubwo si ukuvumbura ikiguru kuvuga iki? Ibyo navuga byose nabyumvishe. Agiye kuguhombanya ndi kubyumva. Ibyo ngibyo ari gukenzana na utamuzana hano. Ntabwo yinjira hano. Agiye kugira ute? Nabyumvishije nyine. Nagiye kugira ute subiramo? Nabyumvishe. Nagiye kumuhombanya. Umbara nkubyize. Ari kugira ubwenge ariko uyu mutwe wo manzi urimo amazi. Oya nangagwe n'amazi ni igikoma. Mbese urukunde ukanarimo amazi. Ari kubira mbese wagira ngo ubwo ni Nyabarongo iri gutemba. Amazi. Umva nkubyize wa mukobwa. Ikintu kinzanye hano. Ubona tuzahora vumbura vuba numve ureke kuntesha umutwe uri kumara n'umwanya uri kuntera n'igihe vuga vuba se nyine ubona tuzahora tukuguka kugeza ryari ngengurukana nawe ariko ubona n'umusore mubi gusa none uri mwiza ariko mana yanjye ndemera noneho ndebera imyambarire uba uhagaze ndebera ubu kuko iyi ni imyenda y'umusore ubu umukobwa ngo hari umukobwa utuje uri aho ngo afite Sheri wowe Mana yanjye we gusa gucishaho n'imyambarire yawe ariko ubu mu buzima bwawe urakunda none se nubwo nakunda wowe reba uko umeze reba uko usa reba ukuntu uba wambaye wenda wagiye wifunga bikagaragara yuko wenda ufite n'uduce ushaka kujyana ifunge iyi pantaro z'amafaranga iguraga uru runtu wagira ngo barutaye muri mondisi n'ibihugu wagiye kurutoragura muri mondisi iki kintu wakiguze amafaranga angahe akumva rero mu byo wa mukobwa sibyo tubane neza sibyo byo kwigira supa hano byo kwigira supa kuva nagira hano horaga turaguruka jewe nje mva mu byereye nushaka uzamvanisha hano wabiharaniye ariko byarakunaniye nari dushaka uzambire ngo ngiye nzavana ubwo turaguruka aya madongo yayo umurandi kukogereza ubu nejo nabaza kumyuka byaho nasuzanye koje ngo nikumese ahubwo se uracyara ahubwo sinzi impamvu utagenda ubundi ibyo mba nkubwira ntabwo byumva ni kangahe nkubwira ngo utahe uve mu rugo uve hano ese ubu nunyangira
njyewe ndakwanga kubera ntabwo witaho unyiraho nkumva uri kunuka nkundi kumva wanteye iseseme wumva imbere vuba mva imbere se nyine uzi ukuntu ntari iseseme uzi uko watuma inda yanjye ivamo nta soni njye ndavuze ngo mva iruhande se nyine ariko ukuntu mvuye kurangwa ndi kuzamuka ku uri ngase kunukira mana we ariko waretse ndi kuzamuka tirus waretse kunukira ibyo uvuga ntabwo byumva okay sawa ntari reka kunukira nyine yumva imbere umva reka ngende sibyo reka ngende gusa ariko wa mukobwa we ugabanye ntabwo ari byiza pe ujye ko umuntu yaba ari kose aba ari umuntu ugabanye ibintu reke kuntera iseseme hano nuba ngo hano jewe naje kwisanga hano sha umva iyo nzakwitaho cyane uricara hano aho ngaho ahantu tugeze n'ibihugu ngibi ahantu handi ukunda kwicara cyane handi uvuga ngo ukunda aho ngaho aho ngaho maze rero ndicara hehera nicare hano ariko buriya mu buzima bwawe nibigeze kukubabaza mu buzima bwawe kuko bwaba baricara mukuru wanjye yagukoreye iki ambwiraga nabi akubwiraga nabi nanjye ambwiraga nabi gusa kuri uriya mukobwa amenya arimo na satani kuko uburyo yitwaraga nawe ndayirebaga ubwiza afite ntabwo mbizi akumva ko nyine abandi akwiye kubafatiranya akumva ko nta gaciro bafite ntabwo mbizi ubu mama yagiye kugwa hera mama we araherukara kuko ubona ubu kandi njyewe usigaye uraba mu cikoni usigaye uraba mu madongo nuko wana akazi ariko ikibazo niko njyaga neza cyane ese numva muvuga ngo ari ingabo nagashobotse n'inzobe ni igikara mama wawe wamukobwa wamukobwa zamukwe nako ntabwo ureba zamukwe oya ni ukuvuga ngo ntabwo ari mwana mbese nyine ni umukobwa w'inzobe mwiza cyane ariko nubwo ari mwiza ntabwo byatuma abantu bijya kubana. Never give up, less of the kind. tubivyurishe umwaka musha muhire turabakunda tiyane uzababere uwamata nubuke umwaka 2025. Abantu bameze gutyo namwe mubaga muri abantu bigere ese ni ngo ujya ngo umuntu mwameze niyo yaba ari mwiza ko ariko kose nawe uri mwiza ukuru nawe uri mwiza koko ukuru uri mwiza nari wawe ntabwo wabirota hose nabirota kibuni nkabibona wenda mu nzozi ukaza ugaturota ngo ni umuntu mwana mwiza cyayi nayi wawe hanze we uri keza cyane bati keza cyane buriya bandumvaga jewe ari nko mwanje nzakwijanira ijuru anje no mwijuru janoti gusa ntaguhiga ku mugongo ukangizayo namugezeyo cyane cyangwa none si mwijuru ni hano hepfo ni gutya mwijuru mwijuru ukuntu haga hameze mwijuru ni ahantu habaga hameze nko mu butayu hiberaga abantu batuje batakoze ibyaha wagenda n'amaguru ukagerayo n'amaguru ushaka watega n'akamodoka karakugezayo mwijuru kwasa nk'ahantu heza hatiye amabengeza urumva rero uburyo hamezeho uhageze watuna unahumuka nkaba nkareba ukareba aho ngaho sinazize iki birwa nicaye hano ariko na hano najya wowe kujya uvuga ngo ndazize iki sibyo ntacu ubaye uri umwana mwiza ntacu ubaye kuba aka kanya umeze ngutyo buriya hariho abantu benshi wenda bafite ko utabonaga hariho abantu babona baba bifuza kumera nkawe bavuza ngo ikigo jewe ngo umeze gutyo nawe umeze neza jewe umutima gwanjye urumva uratekereza ibintu byinshi cyane
nanjye nkibuka ahantu mwagiye munkura ahantu mama wawe yaguye kugira ngo ngere hano hari hatangaje cyane ni mu buzima bubi ariko kano kanya ndabona umwana mwiza nkawe turabana neza n'uriya mukobwa mukuru wawe ewana aba yambereye umusonga cyane Tamatsiko yo kukubona uburyo umeze. Tamatsiko yo kumbona reba Nakubona cyane. Urabona nakubona. Ayo kumbona urahurunze Wese namenya ngo uri inzobe nguri igikara uri kuva wambaye ute uri ku mubiri wanjye umeze gute umubiri wawe se kuva umeze gute Yumva sinzi ukuntu umeze nzakubwira uzambwira ndabanza numve umubiri nakoze n'ubwo tumubonye ese no kumana agasore keza ntakitwaye uzi uburyo nambaye uzi ko hano ushobora kuvuga ngo ni njye wambaye neza ngo mu basore bose babaho wenda ariko uburyo babivuga uzanabyumva n'ahandi ndumva ubwo bagabo baba bakwikiye kabisa mba nambaye neza cyane zizi ikibabi mbaga mpagazeho ibikorwa bya hano i Kigali byose byarasaze umva mbaga ngiye kugura utuboga hariya hepfo byose ngo njye gusifurana njyewe uvuye mu cyaro ejo bundi ntigira urugo haba nireka da zamaga sinazi ubona ako nawe urasetsaga kabisa bakagutangarira Mio bonerico vedi tubifurije umwaka musha muhire uzababere w'amata n'ugukimura bagaciro kuri twe komwa yewe mwa komera cyane rwose nese kuryamyaho aho bimeze bite Njyamye hano iwacu natwishoboye ibintu byo kurya twarabibuze nashakishije akazi mu mujyi ndakabura uravunyiriraho njyama hano abambona nje kuryama hano ngo wenda nicura wenda ndareba honje ntawancumbikira se wenda nkongera nkajyamo ko ndi kumva ibitotsi binyishe cyangwa ukamakaza gushaka akazi ubu si wowe wakora iki Kosama ndagashobora wadashobora n'akazi kananiye nasi mu rugo ntahagana wacu ni musanze hepfo w'ibigori none si mwa inaha muri Kigali si wari uhaza nyine ndapfuye kuza wenda ngo ndahumarana umukire wabuze umukozi ngo wenda aranjyana abakire si nta mukire waba uzi inaha waruje ukurikira ntabwo apfa kugenda ahantu narindi gupfa kugenda hakomanga ku gipangu cy'umuntu cyangwa urimo ribabosha bakaba barakwirukanye iwanyu warananiranye oya handi umwana mu bindi umwana mwiza ubwo mfasha wenda umakazi kumva ushoboye akazi guhita ugenda fata ibyawe bakubwira kuba ndi kubona n'inzara wagira ngo iraguhitanye umva rero ugomba kumbera umwana mwiza urukumva sinzi n'umugore arakwemera arabona uri nk'amayibobo ni umwana mwiza cyane ukwizera kwa biri kure ariko reka nkwizere ntari ibyo turanahageze umugore wanjye mwiza we komera cyane azanye inkuru nziza cyane imeze iki umva ni inkuru nziza nta n'uyumva urahita uvuga ati sinajye mfite umugabo akabura ntibyahise bipfuye buriya hari gakora kanteye kubipinga nteye nabyumva rero nk'uko ubizi muri ya minsi wari ukumbwira ngo akazi kari kuba kenshi nzanye umukozi arebe ibyo ajaje aragufasha nuko ibintu bijyanye n'ubwo nawe uje uricara nk'umuntu ufite umugabo w'umukire ufite kampani kuko reka ze mukwereke
Aisha. Bamubonye. Yambwiye ngo azi akazi neza cyane. Umva yavuze ngo azi no guteka ngo ihene ngo yayiteka yose ngo igasha. ntabwo umukwiye se munsi y'ikirarora Oya, ntabwo ari munsi y'ikiraro. Nyine turahuye arambwira ngo ashaka akazi. Nuko rero kuko ari wambwiye gushaka umukozi nacyo mbabiprofitiyemo. Irangamuntu ndayifite. ubwo urayizana nyine kugira tuguha akazi uyimenye ibiki maze nibwo tuguha akazi. Okay, wamuha karibu akaja kwitunganya akanoga. Reba ukuntu hasi. cyo mujane weho nyine umuzanye mujane. Tugende. Hajya cya gikoti cyanjye kiri hehe ngo nyumve genda ureba aho mu nzu urakibona inzu si iyo ngese urayiyobera. Ati byiza. Urangiraga guri mwiza. Uko uri mwiza kuko. Mbese ugereranije kugira niko kuri nyine pe. None si byiza. Kuki wirata birenze ukirya ku bantu cyane. Ego ko ntebera binyemerera ngomba kwirata. Kuki babaza abana babandise. Wumvise ze n'ababaje nde ariko kuki ugira umunwa. Oya si kukubeshyira. Umuntu wese ukuvugishe wumva ntacyo amazi. Imana yaje kukubwira ngo upfa amaso. Iyo upfa n'amatwi ubwo bikagira inzira. Ubwo se ibyo nabibwiye nde? Abwiye nde? Karitsiye hose ntawe utakuzi. Mbese ni bande baza kuko unshomeka mu magambo ngo ngiye ndiraje. Reba arambwiye ati bose wigiye aho nta muntu wanakuvugisha hano. Ufite rero uburyo nteye, uburyo nsa, uburyo ngenda binyemerera kwirata. Ariko ndumva ubwo waba uri umuntu munini cyane cyane. Bironse uko mbyumva. Ntabwo ndi munini kandi sindi na mutoya. Mbese ndi umukobwa uri mwayene wundi ukundwa n'abasore wameze neza wafite kashe. Nta musore w'inshaka hafu wampagarika. Gusa uwo yaba aturutse. Ubuzima bwanjye sindumva uri kuvugana n'umuhungu. Nimba barakubenze simbizi. Hey, ubusubizi nkawe wumbaza iki? Urumva ukuntu kaba kambazara ubu nyinjira mu buzima bundi nkawe kubera iki n'ukuntu nshanga uko kimeze. Nyamara nkubajije nito. Urusura reka nkwihorere gusa nta n'isoni ufite. Ntujye unshingaho umenye ko njye nawe naho duhuriye. Soni ujye umenya ibyawe nanjye nzajya amenya ibyanjye wampumiye. Akazi kari kugenda gute muri iriya kampani biri kugenda bite? So, uretse nta kibazo ahubwo hari kampani mbese yayindi iri hakurya yacu gatoya nyine yifuje kugira ngo dukorane nyine kugira ngo wenda kubera ko dukunda kugira Dubai cyane tumizeho kontineri nka 30 izarisha kugira ngo tubize. Ariko jewe naza kubyemera kuko ntabwo niyobora navuze ati reka manze nakuzanira urupapuro manze wasinyaho kugira ngo nyine none bwamushyikiriza mwemerere ko wanyemereye. So, okay, nta kibazo. Urwo rupapuro mwaza kuruzana mukaruzana ku biro byanjye aho nibereye nkarusinya nta kibazo nkanarusoma nkareba ko ibintu byose bimeze neza. None se ko yambwiye ngo ariko nyine twahuye nyine yarambwiye ati kugira ngo wenda kugira ngo utavana yari yambwiye ati ari buze kuduha miliyari 30. Ari buze kuduha miliyari 30 tugakuramo miliyari imwe yacu kugira ngo tubone ukuntu tutumiza i Dubai kugira tubone ukuntu tubizana n'ibyacu. Uri kumva ko ari gushidikanyaho kandi urabizi ko ariko ari ikintu kibazo dufite muri kampani yacu nyine wabonye kuko urabizi ko nyihagarariye mbese njyewe kuri unyungirije yambwiye ati muri kampani yacu ikibazo kirimo abakozi ni bakeya. Nesi abakozi ni bakeya mushaka abandi uko yavuze ati gashaka nk'abakobwa 3 barimo ni bakeya ngo kandi ngo yari kuza abantu benshi cyane kubashira ngo bikabagora. Niyo mpamvu ngo kandi ngo shaka kugira ngo mbongeze n'umushahara
ngo uwo wumva mu miliyoni mwongere wenda umuhe miliyoni n'igice gutyo gutyo. nta kibazo nyine ubwo muri buze kunyohereza urupapuro ndusinyeho murebe n'ibyo bice twabijya da. kandi ikindi kandi abakozi ndabashaka arega iriya kampani no kwaguka. Turangaza turebe. Sawa nyine ubu ugiye ku kazi. Nje ku kazi nta kibazo, ubwo turahurira mu rugo cyangwa tukuzanire aho ukorera kugira ngo urusinye. Ntari Nta kibazo. Jugumira mbona ngo nje bagigumira ndageze ahantu heza ndi kujya nkisagagura ewana ibiryo nipfura ndagafuka nubonye cyane kujya nkahagana ubu iyi ngiyi kutayogeje urayirigata urayikomba mabuja nakazaraga yikorera shozi ibindi warushanze ntibazi uri kuvuga ngo ushaka akazi yego umaze gukuna umaze guhaga ipfura umaze guhaga buriya niyo mpamvu burandaza kubireba muri ino minsi. mabuja wa muntu wo guturutsira hirya warakaye ubu si kutari gusiga isabune mu ntuza muri cya kideyi ngoze neza ungaburire mu bintu bitogeje neza. Shano umuceri abara uza neza mabuja gatakubesha menye ko bagutoraguye mu muhanda nyagasani ubwo niba ushaka gusubira mu muhanda nabyo bivuga nyagasani iyo sifura mawe ubu bwiza ko ari kuntuka buri munsi ubu bino bintu yabikora ubu wabikora izanjye mba numva yirata ubu abari kwirata mama yagiye hera yagiye zahagaze hejuru yawe se yo umutima gwanjye njye numvaga umutima gwanjye urumva umutima gwanjye wari mutekereje numvaga sinzi uyu nguyu sinwazeho nyine kugikoreshwa urabona ndi mu nkawe ntabwo ese kuvuga ni nawe ishongera nshobora kureba nta mukobwa we kankubwira nazo cyangwa twarushagaho utabona ngubu ndi koza ntuzo twomba tuwanyu ugira ngo natwe ntabwo twabayeho neza mu buzima bwiza ntuzo twarushagaho kandi nubwo byanga uyu munsi uje bizemera. none se nyine nimba uzi uko mu buzima bwiza waje hano kwamara iki wumva akazi kakunaniye taha. ikibazo si akazi ahubwo ikibazo ni uburyo wabitwara ku bantu ubona bikubereye Mbega se waramuzanye njya nkimumye nkamwaye mbese ubundi wari n'ubuguhaye ijambo njyewe nta munwa mfite ku buryo nta ariko mana yanjye nimba barakuroza umunwa sinzi ibyawe ubundi wowe kuba utareba ibyo uvuga ubibona uba ubibona n'amaso yawe asye asye nta mukobwa wazatujera tukarubana uyu mukobwa ubonaga ubusore ukabona ubwiza bwawe urutiye umukobwa ariko wowe ibyo uvuga uba wabihagazeho minsi ndetse iyo mpumyi iki ukagikorera mu matwi we ukagikorera mu matwi wowe wa mukobwa w'umukobwa ni mwiza cyane jewe kaza nkubwire urumva jewe nta byo kukubesha mu mateka niho nabonye n'umukobwa birata nawe ubu buzima turimo kuba ni ukubana buriya hariho n'abantu utabana nabo wese amadongo umusore ngewe bwiza ehehe wese byaturuka hese byaca mu zihe nzira ntasoni ariko kuba icyo wigereranya ntabwo ubona rero njyewe mbamagaze nta soni uva mu koko ndi kumva ufite amahane menshi ngo ni kubera iki bavuze ibigambo byinshi wari wajya inyamitahiye wumve ukuntu bifite amahane nzamara igihe mu kazi nanyikora neza mabuja aranzira cyane sinzi uyu munsi nabyuka nimba ndamukira mabuja umutekereza kubyuka pe imekazo igihe wakuburiye ubu uri kurya iminota kubereye amadongo nayarangije kuyoza nimba aricaye nagishuhije unarimbitse mu bitonoka nkondore undi usanga hasa neza iryo ryakuzanye hano none
kandi usigaye utarumva pe usigaye utarumva ntabwo si uko wabyuka n'umujinya ni ukubera kuba naravuye iwacu umugabo akantoragura ku muhanda ni nashatse akazi ndakabuza nzi ko tuzamarana wenda amezi 5 itware neza nyine twumvikana usi kwitwara neza ubundi kwitwara nabi reba igihe hakuburiye hano cyane ushaka rwose kujyaho nitware neza uri kubona hari uwongeye kugonga ngo ndaho nitware neza ngo ntware neza wagira nta nubwo coga